Undi muri Forex yuhombye ugomba kwiturekera ibintu warurimo gashaka uturimo tw'amaboko gukora kugira ngo udakomeza guhomba ukigira business ubwonko bwawe kaburangaza ukarekera gukomeza gushaka setup mu isoko. Bana ngubu yanjye maze guhomba 2,000 aganagahe kandi ni trade ya mbere. Mu byo bwo kwirinda rero kuva trading ndi gukora isuku aganagahe kandi ni trade ya mbere. Mu byo bwo kwirinda rero kuva trading ndi gukora isuku Nibaragura udukoresha twanjye kugira ngo nyine akomeza kujya mu isoko. Kubera ko umutima ukubwira ngo ngere rebemo. Traders rero benshi ku muhomba ukomeza trading nibyo byatuye ushize. I passed phase 1 and phase 2 ariko still narahombye kuri live account namaze kuba funded. Muhomba none narabikuza n'atanu. Kandi ifite ubushobozi bwo kubikuza 7,500. Ibyo nibyo byabaye nabonye muri kuri imbazo abantu muri kuvuga ngo ise kuri platform ya mbere ngo byagenze gute kwenda rero kuvuga ko ugiye gukora 50k bikanga abafama ndi kwangana nyine bwa mbere nzanyakoreye niyo bwa mbere nzanyabonye ikumva rero ntabwo byoroshye. So day 1 kuri trading kuri fade kuri zi platform nabonye ko byabaye ibibazo byabaye zagara buying the gold and just saying at that time no hari na news mukanya zigiye gutuma izamuka byatari bivuze ngo muragomba kwirinda kuguma muri no soko tazagushiduka amafaranga agushiranye kandi ari umunsi wa mbere n'ubundi ejo isoko rizari gikora n'umunsi kuri cyo rizari gikora no wakora cyibiti mindi nuko ukwamyeho gakeya ukwamyeho gakeya kabisa ukabishaka ibindi bintu ukora iri mu bwenge buzima kuko ibingiye na gahunda kugira ngo ushake ibyo gukora mu rugo ujishe ubwonko uri fresh yo gutameze neza ubwonko utabitekereza fresh. It's a better time to quit the market. See, everything is closed. Now tab ya Forex only just really closed. Badakora dusuku gakeya. Abaragiye ko tuvundi. Kubera ifunguye dirisha kandi turi ubushizuba ubundi itariza. This is what you have to do. You have to do something, guys, when you are losing, to distract your mind and your brain to create another side of life, not just trading. Rero mwese abantu muri mukora trading I know ntago muzi ukuntu avoiding market ukomeza ugashya ukomeza paka amafaranga ashizo ibyo bijya bibaho kandi ntago mujya mubivuga ayi mwana ko byambayeho ndetse sindomo ariko yinjya wanga kugira ngo avoiding losses uraska gukora utuntu nyine gake ku rugo kugira ngo wirinde waho man. That's what I mean. In order not to keep losing trades, panicking, forcing things. You can go out and go to play tennis, you can go and play football, you can go and you just have to do something to distract your mind, man. You understand? Who needs a lift? Hey, trading will make you crazy, man. You find yourself doing some stuffs which are not of your age because